akuzwe ni Marie Clarisse Mukandengo. Hari abantu bicara ugasanga bagiye gukodesha aho gukorera imirimo yabo yo kuri YouTube channel. Njye rero mba nibereye mu gikoni cyanjye, aha murabibona yuko nitekeye akantu bita umureti. Kristo Yezu akuzwe. Aha rero ni mu gikoni cyanjye, iyi ni imbabura yanjye, nuko umureti nitekeye rero. Hari umuntu wowe ugira gutya agakodesha ahantu ho gukorera. Nawe ndebe, ngiyi studio yanjye, aho niho niyicarira nkikorera ibyo nishakiye. Aha ni iwanjye, ni mu gikoni cyanjye kandi ni na studio yanjye. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero ibaze ukodesha aho gukorera kandi ufite iwawe. N'udukoresho twanjye iyo maze kwikarabira ndisiga. Iyi ni puderi yanjye, iyi puderi yanjye. N'utwo nikorera dusanzwe two ku nzara n'utuverine muri kutureba. Uyibona umuti, iyi ni insecticide, ni igihe natewe n'udusimba. Hari igihe mu gikoni hashobora kubonekamo twa Marie Jose cyangwa utundi dusimba. Aya ni amavuta nishyiriye mu icupa rya parufe. Izi ni parufe zanjye nkoresha igihe nishakira nanjye